agara kuri telefone ati mbabarira nkeneye kunsura nda nta matike mfite ati ihangane ni ntago bajya bantegera ahubwo ntegereza yego nje ntegereza ari mu ubungubu ntago nzi aherereye ariko nibuka ko ari mu murenge wa Rurembo yego umurenge wa Rurembo nawe ugiriyemo umugisha cyane abanyarurembo mu byumve ko mbakunda cyane abanyarurembo mbafitemo ababyeyi bankunda twahujwe no gusenga Imana yankoresheje ibitangaza umumama rero ntago nigeze ntega ngo ngeyo ahubwo ndibuka ko umunsi umwe ari mu gitondo yari hamwe na mukuru we barangije barampamagara bati none ko ibintu bimeze nabi ndababwira nti nasenze Imana mureke Imana itange igisubizo yego bati none bigende ni muntegereze saa 8 tugutegereze saa 8 yego saa 8 barampamagara uwo mukuru we n'umunyabuzima arambwira ati rero dore saa 8 zirageze kandi ndabona ibintu bikomeye ngiye kwa muganga ndamubwira ngo nshingiye yego nshingiye ko Imana yavuze kuri bumutabare mubwira pfukama yego ambwira ngo ibyo ntago bishoboka abantu ntago baguhana kubera ko ari Imana igiye gukora ibitangaza ako kanya umubyeyi arapfukama maze gupfukama arabyara kandi abyara umwana muzima Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muherereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali turabasuje cyane abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuje amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe kadushimire abantu badushyigikiye bagakanda subscribe ndetse nawe tugushimire ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho kugira ngo udushyigikire tuba umuryango mugari nkuko twabasezeranyije ko tutazajya tubicisha irungu uyu munsi twafashe urugendo tuva mu karere ka Musanze tujya mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera uba ahantu twicaye ni hafi y'umupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda ndetse na Uganda ntago twaje gutembera nkuko twabibabwiye nundi twaje muri wa murimo w'Imana twaje gusura abakozi b'Imana batandukanye imbere ya kamera turi kumwe n'umumama umukozi w'Imana umuhanuzi umubyeyi mwiza rwose nkuko mubibona atangiye kumwenyura guseka biri bimwe mu biranga abana b'Imana mama uraho tuguhaye ikaze wabutse neza n'amahoro pe iwanyu mwaramutse neza iwacu bwakiye amahoro rwose twazindutse tuje kukureba aka kavura n'aka kabe hose muri kubibona niyo mpamvu nifubitse tubahaye kare iwacu nukuri murakoze cyane uratangira wibwira abadukurikiye nitwa Nyirarukundo Alphonsina ndi umumama w'abana 5 yego abahungu 3 n'abakobwa 2 ndi umukozi w'Imana yego ndagusenga kandi ikigeretseho ubundi Imana n'abantu bazi yego mama tutaza kujya muri byinshi rero tukibagirwa kwiragiza Imana reka badudushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana izituyobore muri iki kiganiro nabyo ni byiza kuko ahantu nasomye ijambo rirambwira gusenga cyane yego Imana data Imana ifite imbaraga n'ubutwari turagushimye muri iki gitondo wabanye natwe uraturengera utugirira neza ntuhabwe icubahiro izina ryawe nirishimwe amen waturinze mu bicuku bya nijoro turagushimye ko waduhaye igitondo cy'umugisha izina ryawe nirihabwe icubahiro babyeyi wabarinze abagabo wabarinze nukuri buri mwe wese wamurinze uze guhabwa icubahiro kubera ko wabikoze izina ryawe nirishimwe amen uyu mwanya turagushimye ko waduteje intambwe zo guhaguruka kwicara imbere ya kamera kugira ngo tubashe kuvugana n'ubwoko bwawe turasenze ngo abari kutwumva n'abari kutureba bose tubasabiye umugisha muri iki gitondo tubasabiye kugubwa neza tubasabiye amahoro n'umugisha Imana itanga turi kumwe nawe uri mu rurembo rwo mu ijuru turagusabye ngo uze kubana natwe turagusabye ngo uze kuduha imbaraga turagusabye ngo uze kudukomeza kiruta ikindi uturinda abazimu b'ubwoba imbaraga z'abazimu zikurweho imbaraga z'umwijima zikurweho imbaraga z'ubwoba nazo zikurweho kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro komeza ubane natwe umunsi wose mu izina rya Yesu amen mbo birangwa ro kuvuga amazina y'umuntu nduta cyane kukuvuga mu izina urambwira izina ry'umwana bagijya urakoze cyane pe kuko twaratojwe cyane twiga muri primaire batubwira ngo niba uhuye n'umuntu mukuru
ngo kirazira guhita umuha ikiganza uravuga uti mwaramutse noneho naza n'ikiganza ubone kukimuha. Ubwo rero nanjye kuganira nawe ndi kukuvuga mu izina ngo Alphonsina numvaga bitaragenda neza ariko ubwo bimereye uburenganzira. Alphonsina nta kintu bitwaye ariko n'ubundi ushaka izina ry'umwana abana yego tuvuga izina ry'umwana wanjye ntacyo bitwaye. Ugiye uvuga mama Obama niwe bucura bwanjye cyangwa se mama Rukundo niwe mfura yanjye yego uraza guhitamo ibyo ushaka nawe bikunogeye. Ndanahitamo Obama. Agahungu keza cyane k'agasare. Muri iyi minsi hari ahantu turi gukina ikinamico nawe muraza kuyibona. Yego sa naho nabonye nako kashaka kwinjiramo. Ni byiza nako ni agasare ni agakozi k'Imana nawe ko nako kakiri gatoya. yego nako mfite n'umugisha abana banjye bose barasenga. Imana ishimwe. mfite umugisha cyane ndagushimira. Hakuze kugira abantu ugasanga urasenga ariko bo ntibasenga biba bibabaje. Abana banjye barasenga harimo n'umukobwa nawe ni umuhanuzi. Umuhanuzi kandi ubyiyumvamo. Yego Kunda gusenga cyane kunda no kubyina. Kunda kubyina cyane. ubu tuzabyinana. Birashoboka ni kumutumira. Ntabwo ajya kumva ibintu bya kamera ariko wewe kubimushishikariza ashobora kuzabikora. Oya urabimukundisha. Ugomba kubimukundisha rwose. Rwose Alphonsine uvuze ko icyo cyo kuvuga ngo abana bawe barasenga wowe wakiriye agakiza ryari? Urebye agakiza nkamaze n'igihe kirekire kuko nakishijwe abana banjye bafite imyaka 23. Yego bujuje imyaka 4 nibwo natangiye kujya gusenga ariko ubwo nyine nuko hari ikigeragezo nari mpuye nacyo. Abantu bakambwira ko hari ahantu basengera natangira nkajya mu byumba. Yego nagera mu byumba ngasenga bisanzwe nk'abandi. Nava mu byumba nataha nagera mu rugo nanjye ngatangira kurota ibintu nca mu gitondo nkabibona. Najya mu kindi cyumba bakambwira batari kuzaba umuhanuzi. Yego ariko se nubwo biranze ngataha nagera kumenyera agacupa. Yego ndaga agacupa agasoma. Yego ariko nanone hari kwabaga ari ukugira ngo numve ko mbona ibitotsi kuko bajyaga batubwira ngo umuntu afite ikibazo agasoma agacupa ngo arasinzira. Yego ariko nakanguka ibitotsi bikabura nkomeza ngaho guhangayika bitewe n'ikibazo nari mfite. Nyuma yaho rero naje gukizwamo neza njyamo neza ndasenga. Nyizwa bwa mbere ndashima Imana ko umusaza kiri umusaza bita Sekajari. Ndamuzi sengeraga mu Kareba. Ndamuzi twarasenganye. Mama narasenze naye. Sekajari ndamuzi pe. Sekajari twajyaga tugiye gusenga. Yego mu nzu y'ibyatsi ntoya cyane. Uburyo washakaga ko abyuka vuba ukaba waseseza ukuboko ugahomora ikintu cy'icyondo. Yego ugakurura kugira ngo babyuke. Sekajari twarasenganye nakira mwuka wera. Nafashwe mvuye kwa Sekajari. Yego maze gufatwa icyo gihe ndabyibuka hari nijoro nza kubona ibintu by'amayeri ku bundi ndazamuka hejuru. Ndagaruka ku gitanda ndongera ndazamuka bibaye inshuro 3 igitanda kiba kiracitse njyama hasi. Nca mu gitanda mu gitondo navunaguritse ndavuga mpita nongera njyayo ndamubwira ibintu byambayeho. Mubwira ibintu byambayeho arambwira ati uhereye uyu munsi rero kibi kugira ngo ukizwe ubu umwuka wera waje. Ariko kuva ku nzoga zawe byarananiye. Ariko umwuka wera aje wazivuyeho. Umwuka wera yaraje nyine nangira gusenga. Yego numva bitari gukunda. Noneho rimwe ndazinywa pe. ndazinywa maze kuzinywa ndarwara. ndwara umutwe ingeragendera byimba. Ngiye kwa muganga bambwira ko nta ndwara mfite. Barayibura sanga ntayo mfite pe. Sanze ntayo mfite. hari ahantu bandangiye umukozi w'Imana ndagenda njyayo. nibwo barambwira bati rero icyo usabwa ni ukureka inzoga. Yego none se ko ntazabishobora. bambwira ati reka nze ngugire inama gake bizajya bigenda bishira. Nuko nguko nakijijwe ndatangira
nahura n'umuntu nkamusuhuza namara kumusuhuza bwana ariko Imana iragukunda yego umunsi umwe romba nicaye mu rugo ndi hamwe n'abadivandiste batashe ndimo gusoma Bibiliya yego bantega amatwi barambwira batari kwa mubwiriza butumwa avugaye na mubwiriza butumwa ndatangira ndababwiriza twicaranye nanjye muri nge numva biri kuza numva biraje mbese numva nanjye byakunda numva byafata nangira icyo gihe niyumvamo kuba umuririmbyi niyumvamo kuba umunyamasengesho nabyuka mu gitondo narose ibintu ntabwo nari nakamenya ko aho kwerekwa haza abantu narose iwawe bimeze gutya na gutya nigendera ko ntabwo nari nzi icyo ndi bugerekeho cyo kumubwira yego nuko byagiye biza nyuma yaho umva ngomba gusengera umuntu tugenda tukajya gusura umuntu icyo gihe mba muri korali nsengera muri Pantekote ivugabutumwa amagambo magufi n'eparwa yego wase yabo iba mu Kamira mu karere ka Nyabihu tukajya gusura umuntu tukaririmba amara kuririmba dusoje kuririmba ngumva muri nge ningi shaka guhaguruka ngo senge mu gusenga ngafatirwamo na mwuka wera ngahanura yego ndagenda ndahanura birakunda nabiremeye bo insengero bazifunze ndi umuvuga butumwa ukomeye muri eparwa yego ngize no ku rwego rwo kuba mwarimu urumva ko ibintu byari biri kugenda neza mani byumve peba ubu rero ikintu cyo gusoma ku kayoga ndanagasoma hari ubanza umutwe nawe urwara n'amaso agahuma byamvuyemo neza burundu uko batangiye kuvuga ngo uzajya unywa gakeya yego byararangiye ubu ndi umuvuga butumwa uko kunywa inzoga ari icyaha uko gusinda ari icyaha uko gutukana ari icyaha nkunda abana banjye yego nkunda itorero nkunda Imana n'abantu bayo amen kandi ndi umuvugabutumwa ndi umunyamasengesho mbese ndi umukozi w'Imana ubyiyumvamo kabisa yego ndabizi yego ndabizi nzi ko iyo mwuka biramaze kukugeraho ibintu byose birakunda nasomye ijambo rirambwira ngo ntabwo twari twagira Satani atarasa imyambi yego tuzi neza ko gukorera Imana atari umunezero gusa hari igihe uhura n'ikigeragezo ndetse tukavuga ngo ni kubera iki ndi umukozi w'Imana nkaba ndi kuburara nkaba ndi kwicwa n'inzara ibintu nk'ibyo ngibyo bikaza yego ariko iyo uri mu Mana Imana ijya yemera ko ibyo byose bikugeraho kugira ngo abe imfashanyigisho y'abandi kugira ngo nujya kwigisha abandi ubundi ngewe ndi kuganira n'abantu kunda kubaha ingero z'ibintu byambayeho yego cyane nkunda kubaha urugero rw'inzara tubwire pe inzara we inzara ni hatari byo bavuga ngo inzara iriho inzara iriho urayizi nanjye reka ngubaze inzara irira urayizi oya pe inzara irira ntabwo uyizi inzara irira ukungana inzara irira ntabwo uyizi ntayo nzi ni ukuri nanjye mbonye ikintu nzi utazi ariko uri mukuru cyane kunduta inzara irira ntayo nzi pe reka nkubwire inzara irira ni umwana kankubwira impamvu wenda njyewe na sheri wanjye dushobora kuburara tukihangana tukajya kuryama mu gitondo wakomanga dusuye tukihangana umuntu akabyuka akambara agakanzu cyangwa agakwembe umugabo agakubitamo agatiriningi ati ni karibu iwacu kandi nkagerageza gukora amasuku kugira ngo tutancisha mu ijisho yego ariko wa mwana wa burayi arabyuka mu gitondo hari ukuntu abyuka mu gitondo ugasanga ameze atya mu muryango yafunze amaso iyo umurebye uhita umenya ikibazo yagize yego noneho ukagira umwete wo kumaza utari kosha noneho kukonje kumeze none se wacu ntitwaburaye none se ejo ntitwabwiriwe ako kanya umwana agahita arira njye ntararira yego sibyo urumva ko rero umwana ni inzara irira ubundi iyo ni inzara idashobora kwihishira mu rugo rwawe niyo mpamvu abanyarwanda bavuze ko ari inzara irira inzara irira ni umwana waburaye wabwiriwe umwana atanga publicité muri karitsiye
kuko ahageze bari kunywa igikoma ntabwo yahava yego ahageze bari kurya ntiyahava ariko se wowe waba uraye washaka mugenzi wawe ukavuga ngo abwire oya nakwihaga bishoboka ko umwana yanagenda akavuga ati hako mwanyirera ibiryo ko twaburaye hako se mwanyirera ibiryo ko mama ntawuri niyo nzara irira inzara yarandiye inzara yarandiye indyo iminsi 3 mfite abana iminsi 3 indyo iminsi 3 ku munsi wa 4 mu gitondo ndahaguruka nurira umusozi njya ahantu gusenga yego hageze umunyamasengesho arambwira ati kuri gupfiki n'abahanuzi nanjye ndi nawe uri we none se ko ndi kubona mu nda yawe nta kintu kirimo ndamubwira numva nje kukubwira ngo unyingingire Imana ndariranyishe n'abana bawe amereza ikiro kimwe cya kawunga ndamanuka nageze mu rugo kiro cya kawunga nyigaba kabiri nawe byumbe ufite abana batatu yego bari batatu abahungu babiri ntago bari bahari yego ubwo bari abakobwa babiri n'agahungu igipande kimwe ngitekamo igikoma igipande cya kabiri iyo mvuga ndi seriye yego igipande cya kabiri ngitekamo umutsima ndeje umutsima usomeza igikoma ibyo bintu byambayeho noneho bo tukimara kurya ibyo biryo hari umuntu wampamagaye na telefone nari mfite ahamagara undi muntu amuhati bamuza n'umuntu witwa Burya yego amubwira ati ndaguhuza nawe araza ageze mu rugo arambwira ati bo hari umuntu witwa runaka yambwiye ngo nze ngushake nimara kugushaka menya aho utuye yego none se wowe uri muntu ki ushaka iki ati nta kibazo nuko ari umuntu witwa runaka yambwiye ngo nze ngusure byanga byakunda menya ahantu ariko navuga akambonamo inzara uzi ko inzara itajya yishira ntabwo yakwihishira akambonamo inzara nakambesa ambonamo ikibazo yagiye gutaha akura amafaranga 2,000 mu mufuka arambwira ngo genda ugurira abana isukari yego ndavase umuntu akuvuga ngo ugurira abana isukari akibye navuze amasa kugira birumvikana ngo ugurira abana isukari ndagura isukari cyangwa ndagura n'ibijumba cyangwa ndagura noneho umutima wanjye tunyumvisha ngo ngomba kujya kugura ibigori yego nkabijyana ku mashini haravamo agafu gatubutse wenda tukarya kazi urumva ko rero inzara ndayizi nkomeje nkavuga inzara ndayizi ndayizi buriya umuntu umbwiye ngo arashonje ushobora kumbwira ngo wambaye ubusa simbe nakuramo imyenda ngo nguguhe ariko umbwiye ngo urashonje nibyo ndi burya nabiguha yego ubwabo mfite ibingibi reka twicare dusangire ako inzara ndayizi we inzara ndayizi kandi burya yumvishe niba wowe ubwawe ukumva ko mu nda nta kintu kirimo kurura abana yanzara irira wenda dispose ko ari bakuru ntabwo bashaka kujya mu ngo z'abandi ntabwo bajya kuvuga ariko utekereze ko aho baryamye hari igihe umwana inzara imurya ntabyuke ntashobore kubyuka wamutekera amazi wapi uzi ko inzara iza ukabura n'inkwi uzi ko inzara iza imbabura ikameneka uzi ko inzara iza ikidoro cyo kuvomeramo kigapfumuka ariko mama oba ubu yarashize noneho ubu ntiyashize utumye nkorora kubera ko bivuze ugereranije n'icyo gihe yego nawe urabona uko nsa nukuri pe navuga ngo inzara irandayifite ngo pe no mu soko kanyuramo yego ariko ntabwo navuga ngo mfite inzara kuko hari uko Yesu agenda abigenza yego si ukuntu nsa koko nakubwira ngo mfite inzara ukabyemera koko oya umuntu arebeye inyuma ntabwo yayibona pe ntayo sibyo ko umuntu atabura umusonga umujomba ku ruhande kakandi ako ntabwo kajya kabura yego gusa navuga ngo aya Imana ishimwe yadutsindiye inzara rwose ubu rwose mfite n'imbaraga ndi kubona mu nzu byanze yego
abantu bari kubagara amasaka kandi bari gutera ibirayi naraza ngasabikira kangakorera ibyo bibiri ubu ntago ubu ndashima Imana mbese aho igejeje ikora ndayishima Imana ishimwe no kuri Imana igejeje ikora ndayishimye habwa icyubahiro ikomeze turinde inzara Mama Obama aronge nkunda ikintu cyitwa ubuhanuzi ni nayo mpamvu nafashe urugendo nkaza kuganira n'abahanuzi impamvu ni iyihe Radio Rwanda amakuru agiye kujya mara umugore uvanga icyambere na amakuru yego uzi kwicara ukaba wicaye gutya ukabuza uti uko biri kose bizaba mu uyu mwaka yego ntago abari byose ariko hari Imana yagize ute yabivuzeho sibyo warangiza noneho nubwo umuntu yagutera ubwoko aho gatari ko mfite nza abantu rero Imana inyuramo bakatubwira zanza mbakunda kubi urumva niyo mpamvu pe tugiye kuganira ku nzira yawe nyine nk'umunyempano nk'umuhanuzi watubwiye uko watangiye kujya wuzura umwuka none ugiye kutubwira ibitangaza Imana yagukoresheje uyu munsi ubanza wanzirikanye cyane ibintu byose guhera kuri 0 kugeza ku 10 siko bwa mbere twahura se tugomba kuganira tukamenyana cyane cyane ntacyo bitwara yego 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 umuntu umwe yageze kuvuga akantu gakomeye yego abantu bagafata nk'akantu korosha ariko ngiye nagafashe nk'akantu gakomeye umuntu umwe yaravuze ngo uzatinye abantu batatu yego uzatinye umuntu wavuzweho n'Imana yego bantinye yego batangira bagutinye yego kuko wicaranye nza arongera avuga ngo uzatinye umuntu wize yego ubwo nshaka sinarekera aho wakomeza avuze batatu uzatinye umuntu wavuzweho n'Imana yego uzatinye umuntu wize yego uzatinye umwana muto yego sibyo kubera ko akasobanure kuri abo bantu batatu yego umuntu wize ashobora kumara imyaka 5 akamara 7 yicaye atarabona akazi ariko umunsi Imana yubuye dosi diplome igakora babandi bari baramusuzugura ntabwo twemererwa kubasuzugura ariko burya bahita babibona ko Imana ikoze igitangaza yego umuntu wavuzweho n'Imana ashobora gukena ariko hari akantu nabonye ku bakozi b'Imana muraza kumfasha njya ngenda mbibona cy'abakozi b'Imana Imana bagenda bacisha bugufi ni ukubera iki kugira bazabona ibyo babwira abandi kugira ngo bazabone ibyo babwira bazabona ubuhamya abakozi b'Imana bagenda bacishwa bugufi ahantu banyuze uzubona aribo baciye bugufi imbere y'abandi rero umuntu wavuzweho n'Imana yego uramusuzugura kubera imyambarire ukamusuzugura kubera imigendere ukamusuzugura kubera hatuye cyane abakozi b'Imana uyu munsi nibo bimutse uyu munsi nibo bari batuye kwa runaka none batuye kwa runaka ariko kanze nkubwiye iyi Imana yamwibutse abantu baratangara bakamwibaza nukuri cya gatatu umwana uramubona ukamubona mu gitondo nk'ubu turi mu bihe by'imvura akaba yikuruguta mu byondo bimwe arabyisiga ndetse bimwe akanabinywa ugaca mu gitondo diyareze ikaza ukamujyana kwa muganga uti umwana yarwaye ugaca umwana runaka yamubona ari mu cyondo akamusuzugura cyo yamubona yambaye igikabutura gicitse ati dore cya cyana cyo kwa runaka uko kimeze aho nambaye ibibodaboda biziritseho imishumi ngo dore none hagiye kugendesha ibirenge ariko zirikana ko ari umwana uri gukura yego ejo mu gitondo azatubera meya azaba ministre azaba umudepite azaba umuntu ukomeye cyane rero umwana akwiye gutingwa cyane abo bantu ko ari batatu yego babavuzeho numva nanjye nkwiriye kubatekereza impamvu ni ikintu ko nanjye nicaranye nzara haleluya amen yego nanjye nicaranye nzara ariko rero nanjye harabona abwiye ngo nzara yego iyo nzabicaranye rero muri mbyuzu umwuka aravuga ngo mfite ikimenyetso kirenze kimwe kinyemeza ko Yesu azangirira neza haleluya amen mfite ikimenyetso kirenze kimwe kinyemeza ko Yesu azangirira neza yego
nanjye mfite ikimenyetso kirenze kimwe ndetse birenze na bibiri ndetse bigira no kuri bitatu binyemeza ko Yesu azanabara kubera ko harabona abwiye ko izabarengerera abarengera. Yego. Amen. Mperutse kuvugana n'umumama afite ikibazo gikomeye cyane. Yego. Afite ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo nsko nakivuga ariko nimbivuga abatwite ariko hejuru yo gutwita twese tuzi ko babyarira amezi 9 wajya kubona ukabona 9 rirarenze wajya kubona ukabona 10 rirageze ndetse ukabona umwaka ugiye kwinjiramo. Umumama rero ntago nzi umuntu wamundangiye arampamagara kuri telefone ati mbabarira nkeneye kunsura nta matike mfite ati ihangane ni ntago bajya bantegera ahubwo ntegereza. Yego. Nje ntegereza ari mu ubungubu ntago nzi aherereye ariko nibuka ko ari mu murenge wa Rurembo. Yego. Umurenge wa Rurembo nawe ugiriyemo umugisha cyane abanyarurembo mu byumve ko mbakunda cyane. Abanyarurembo mbafitemo ababyeyi bankunda twahujwe no gusenga Imana yankoresheje ibitangaza. Umumama rero ntago nigeze ntega ngo ngeyo ahubwo ndibuka ko umunsi umwe ari mu gitondo yari hamwe na mukuru we barangije barampamagara bati none ko ibintu bimeze nabi. Ndababwira nti nasenze Imana mureke Imana itange igisubizo. Yego. Bati none bigende ni munegereze saa 8. Tugutegereze saa 8 yego. Saa 8 barampamagara. Uwo mukuru we n'umunyabuzima arambwira ati rero dore saa 8 zirageze kandi ndabona ibintu bikomeye ngiye kwa muganga. Ndamubwira ngo nshingiye. Yego. Shingiye ko Imana yavuze kuri bumutabare. Mubwira pfukama. Yego. Ambwira ngo ibyo ntabwo bishoboka abantu. Abana ntabwo baguhana kubera ko ari Imana igiye gukora ibitangaza. Ako kanya umubyeyi arapfukama maze gupfukama arabyara kandi abyara umwana muzima. Barampamagara barambwira ngo arabyaye. Icyo gihe nari ndahantu nicaranye n'ubundi n'abayobozi kandi turimo kuganira. Ubwo turi kuganira ibintu byo gusenga nawe z'ibitorero ryanjye. Barambwira batari ko naho ngaho ugejeje nyine mutegereze mwumve ko atari bubyara. Njye nizeye Imana ariko kubera iki mukunshije nizeye ko ari gupfukama akabyara. Mu minota 10 arambwira ngo arabyaye ndangije ndamburira Imana amaboko. Haleluya. Maze kurambura Imana amaboko mu mwana mambaga terero arabyaye ariko n'ubundi mfite ubwoba. Ndamubwira ni guhera ko kanya fata umwana umujyane kwa muganga na nyina. Bajyane kwa muganga kuko nangaga ko kiba ntago kibaye. N'ubundi sezerano Imana yampaye birashoje. Fata umwana umujyane kwa muganga na nyina nta kibazo. Yego. Fata umwana mujyana kwa muganga nuko barangije bakora ibyo bakora amaze kubikora barataha. Na n'ubu umubyeyi ubungubu yabyaye umwana wa kabiri ngira ngo kuri Kirongo. Ako ndashima Imana ko Imana yabikoze. Haleluya. Icyo rero ni ikintu mbashije kuvuga kiri hafi cyane kugira ngo abantu babyumve ibintu byose Imana yakoresheje umuntu ntago ariko ni na byinshi ukumaza n'imyaka ariko icyo ni ikintu gisobanutse ndashimira Imana cyane ndanabivuga cyane kuko abanyarurembo barabizi cyane barabizi. Yego. Agomba avuga amazina ariko abanyarurembo barabizi cyane. Rero urumva ko icyo ni gitangaza Imana yankoresheje. Yego. Aho ngereye mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika. Yego. Nabwo Imana yankoresheje ibitangaza nabyo ndabyibuka ko mama yanzaniye umwana ngo yari amaze icyumweru ku bitaro ariko ataha bamusezereye barabuze indwara. Narasenze nkoresha icyo Imana yambwiye. Yego. Ndashima Imana ko ubungubu umwana yakize. Yari n'umunyeshuri uri mu wa kabiri. Ndetse ndanashima n'Imana ko yakoze ikizama kanatsinda kandi yagize ikibazo cyo kurwara. Urumva ko rero ni ibintu Imana igenda ikora n'ibindi turasenga bigakunda. Abamama bakabyara neza. Abapapa bakubaka ingo zabo byari byanze. Abana bagasubira kubaha ababyeyi babo. Ibyo nabyo aba ari ikibazo gikomeye kuko rimwe na rimwe usanga ingo zidasenga zidakunda kuzura n'abafasha babo cyangwa n'abatware babo. Yego. Ariko nabyo Imana ibidukoresha bigakunda. Ugasanga aho byari bigiye guhengama Imana iduhaye imbaraga rega. Kuba umukozi w'Imana bisaba no kuba umujyenama. Yego.
kumva ngo nge ngo ndi umukozi w'Imana ngo ndabwiriza ngo ndahanura ngo ibyo gusa ujye ufata n'umwanya ugenda umenye ngo kwa runaka urugo ntago rugenda neza usenge usaba Imana ubwenge numara gusaba Imana ubwenge Imana iguha ubwenge bw'ukuri buganire n'umugabo ku ruhande rwe uganire n'umugore ku ruhande rwe nyuma yaho ni warangiza ubahuze urwo rugo rwongere rwubakike izo nazo n'imbaraga z'Imana n'imbaraga z'Imana. Yego Alphonse hari ukuntu nk'urugendo rwacu cyangwa se mwizi impano za nyuma zacu tuba twarahawe kanange nayo kwikuramo hari izo mfite hari ukuntu Imana ikwereka ibintu by'umuntu ukajya kubimubwira cyangwa se ugatinya kubimubwira byigeze bikubaho ubona iyerekwa yuko utinya kurivuga? Mwaka wa 2000 yego mwaka wa 2000 mu kwezi kwa gatandatu kwezi kwa gatandatu ndabyibuka ntago nzabyibagirwa hari kuwa gatatu naniriwe mu cyumba cy'amasengesho naniriwe nsenga yego Imana irivugira mu iteraniro ambwira ngo ngiye kugutuma ariko wo ngutumyeho uzamutinya yego nararyamye iyerekwa riraza nereka umuntu ndamureba pe mu byubahiro bye numva ngize ubwoba kagoro numva ngize ubwoba ngira Imana ngo Mana icyo gihe cyo nari nsa nabi nari ndi mu kigeragezo nacyo cy'inzara nari ndi mu kigeragezo cyo kwambara sigaye nambara neza ndi umusore mu Imana ishimwe pe gihe nacyo nari ndi mu kigeragezo cy'imyambarire kiteye ubwoba ngira Imana ngo ntabwo ndajyayo ndabyuka mu gitondo nshaka ibyo ndya ndateka ndarya numva sindajyayo ye abaye kuwa kane nijoro rwari ikintu cyitwa gutumba inda iragenda byimba kurya biranga kunywa biranga kuvuga biranga Mwuka Wera araza mfata ukuboko marayika araza mfata ukuboko maze kumfata ukuboko arampagurutsa arambwira ngo haguruka ugenda nibwo uragira amahoro ariko namaze kumva ko ari ngombwa guhaguruka kandi nukuri ndashima Imana ko nubwo nari mfite ubwoba bwo kubivuga yego ariko byatumye urwo rugo rukomera ntago ndi buvuge ko byari bimeze ariko nagiyeyo nsanga ari urugamba rukomeye kuko mvuze ko byari bimeze kuri kamera abantu batwumva ari benshi yego twumva ari benshi kandi ntabwo tugomba kumena amabanga kirazira kuvuga izina ry'umuntu yego kirazira kuvuga ibyamubayeho ngo ubisesengure kuko ako kanya ahita abikurura yego ariko yarabinkoresheje aho hantu mpakura n'umugisha ukomeye cyane kuko nyir'urugo yarambwiye ati bo nakubonaga nkagusuzugura nakubona nkagufata uko uniboneye ariko uyu munsi twemereye ko nimugoroba uza kuza tukaganira guha uburenganzira uze tuganire nagiye nimugoroba turaganira bakura n'umugisha ukomeye cyane Imana yangiriye neza Imana izamuha umugisha amen yangiriye burya hari igihe Imana igutuma ahantu igira ngo nawe ubone ukuboko kw'Imana yego ibyo bintu rero byarabaye cyane ariko muri ibi bihe tugezemo kuko ubu ngubu umaze kuba umuntu winjiye mu gakiza cyane yego maze kuba umuntu utagitinya yego hari ibyo dutinya ariko nanone kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo bikintera ubwoba yego ntabwo nemerewe kuza ngo nkubwire ngo bimeze gutya ariko kuza nkakubwira ngo Imana yavuze ngo ugende gutya yego ntabwo nkibitinya uremera ko ubu ngubu njyewe wicaye yego ushobora kumfata ukambwira ngo wavuze ijambo ry'Imana ngwino tugende njye bakubitse hariya uzi impamvu nabyemera nuko no muri gereza haba harimo abatari bakizwa burya Imana ibayemeye ngo kandagiremo kugira ngo babandi nabo bari mu bashize rero ntabwo dufite ubwoba bwo kuvuga iby'Imana yatubwiye ntabwo dufite ubwoba bwo gutumikira Imana ahubwo turi abambasaderi b'Imana haleluya ni kuri ibyo byambayeho kandi ndashima Imana ko byambereye umugisha
umvise wishimye avuga ati Mana ushimwe rwose kuba uriya muntu mugezeho nari natinya ariko nkabona ibyo mubwiye ari byo kandi nawe arabyemeye. Yari umuntu munini mbese hari ukuntu akantu njya mbona k'agakomedi ajya kavuga ngo nugira ibibazo ujye wambara neza wisiga utuvuta ngo bizengereza abazimu bikiti cyane munini iteka ryose byita iperereza kubyibuha n'ukuri kabisa. ukuntu kubyibuha ari byiza cyane. ukuntu njya mbwira Imana ngo izatereho gakeya nanjye mbyibe byica iperereza. Nikomeza kongera mama kutazajya ushobora kugenda. Ndashaka ko Imana yongeraho bikita iperereza mbese nujya umbona nuhura na Fonsina mu nzira kino kimama kimeze neza kino kimama mbese ubone ko ndi kimama kimeze neza. Imana ibyumve pe. Ariko izongeraho gakeya irengeje nanone byaba bibi. Ntabwo wajya ushobora kuzamuka imisozi kandi ngo izanagutuma henshi. Nko kujya iwawe ari nko mu misozi byibushe cyane najyayo ntabwo wagerayo. Yongereho gakeya kabisa. Nzashobora kuzamuka wa musozi uri hakurya y'iwanyu. Yego. Alphonse, abantu bo kuri Concorde TV show bakunda ijambo ry'Imana. Iyo tuganiye gutya tukavuga ubuhamya n'undi ntabwo twagenda tudasomye ijambo rya nyiri ijambo. Mu minota mike yadusigaranye n'undi ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana rikuri ku mutima. Hari icyo bitwaye? Nabivuze ngo uyu munsi waje. Uyu munsi waje. Naje. Konkoro. Iyo ukora bike ibindi ukazabikora ugarutse urashaka gukora irise yuzuye. Nasagize ngo sinakubajije dukeya. Mbajije dukeya ngo abone ku mwanya w'ijambo ry'Imana. Noneho uvuga ngo ubutaha uzanagaruke. Nzagaruke. Bidatangiye kubira ntago. Aya uri umusirimu ntago. Baza abandi bajya batinya kujya kuri kamera none wowe. Ibibazo byinshi none byiya bitangiye kuza. Aho urabona utari umugome. Kuryo nanirwa kuvuga ijambo ry'Imana se. Ibaze byanze. Ntago zero umusirimu wanjye agiye gushyiramo rinete kurebera amafaranga. Rinete ni iz'amaso. Zifasha gusoma. Ntabwo nazigendana kubera ko atari izo kugendana. Yego. Izi rinete ziramfasha. Zimfasha mu gusoma. Ariko ntabwo nzigendana. Yego. Ntabwo ndabona imbaraga zo kugura rinete ngo njye nzigendana. Ariko nyine ibyo nabyo ndabyizeye. Yego. Arega icyiza cyacu nuko tugira kwizera. Cyane kwizera kurarema. Kwizera kurarema rwose. Munsabye rero ko twinjira mu ijambo ry'Imana. Yego pe. Kandi twasenze. Twasenze ibyo turi gukora uyu munsi byose twabitengeye. Tugitangira. Twinjire mu ijambo ry'Imana. Tujye mu gitabo cyaho mu gitabo cyaho cya Mariko. Yego. Mu gitabo cyaho cya Mariko turasoma amagambo make cyane kugira ngo igihe umunyarwanda yavuze ngo igihe ni amafaranga cyane. Turasoma amagambo make cyane. Amagambo make cyane turasanga mu bice byaho bine. Ibice byaho bine. Andana Mariko namubuza ariko nabyo bibaho. Matayo Mariko. Nageze kwa Yohana. Subira inyuma. Mariko akurikiranye na Matayo. Akajyaho Luka. Mariko nahageze ngaha nahabonye. Ibice bine. Yego. Ibice bine n'umurongo wa 39. Uyu muntu wangiriye neza akamarinete nawe rero Imana izamuha umugisha kuko mbere najyaga gusoma ngahamagara ngo ni munsomere kubera ko sinzi uko byagenze. Ariko ubu ngubu mfite rinete ntacyo bitwaye. Twahageze rero tugiye gusoma Mariko ibice byaho bine. Umurongo waho ni 39. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo aturisha inkubi y'umuyaga uwo mu nyanja. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twari tuvuze ngo umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo aturisha inkubi y'umuyaga uwo mu nyanja. Yego. Tugeze kuri 39 ari kutubwira amagambo akomeye ni magufi cyane ariko aranakomeye. Nyine turasoma avuga ngo akangutse acaha umuyaga
abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Akangutse acaha umuyaga, abwira inyanja iti ceceka tuza. Umuyaga uratuza, inyanja iratuza rwose. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Yesu nashimwe cyane. Ahimbazwe. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muri kunyumva mumvugire ngo amen. Amen. Abantu muri kunyumva munyumve cyane, muntege amatwi, munandere cyane. Kuko nari mvuze amagambo avuze ngo akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ngo ceceka tuza. Abwira n'umuyaga, ibyo byose biratuza mu izina rya Yesu. Amen. Reka tugumbe Bibiliya dusobanure aya magambo ho gatoya. Yego. Reka nkubwire ngo uri kunyumva kandi uneze amatwi. Reka nkubwire ijambo rivuga ngo ibintu biri iruhande rwawe biri kukubuza umutekano. Uwiteka amaze kubona ko ari inyanja aravuze ngo bituze mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo wa muyaga we ceceka, wa nyanja we tuza, kubera ko hari ibintu bimeze nk'inyanja mu ruhande rwawe, hari bimeze nk'umuyaga mu ruhande rwawe. Kuzana ijambo rivuga ngo Uwiteka aravuze ngo nibituze. Iyi nyanja nituze mu ruhande rwawe, nyanja y'ubukene nituze, nyanja y'ibibazo nituze, nyanja y'uburwayi nituze, nyanja y'ibigeragezo nituze. Mu izina rya Yesu ndavuze ngo bituze, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nzanye ijambo rivuga ngo uyu muyaga nuceceke, uyu muyaga uri kukunyeganyeza, uyu muyaga uri kukubuza gukorera Imana, uyu muyaga uri nivo sanse do sayini. Nari mvuze ngo ibi byose biri kukunyeganyeza, Uwiteka aravuze ngo nibituze. Uwiteka aravuze ngo umuyaga nutuze ku ruhande rwawe. Uwiteka aravuze ngo abakwanga nibaceceke kubera ko Imana izanye igisubizo ku buzima bwawe. Uwiteka aravuze ngo abari kuguhiga nibarekeraho. Ni nivo sanse do sayini. Nari mvuze ngo rata ibyo byose nibituze, kubera ko Imana ije kuguhagurutsa aho ngaho wicaye, aho ngaho wabaye ingwingiri, aho ngaho bakugize nk'icapa kiyobora abagenzi. Aho ngaho wicaye kuri iyo ntebe udashobora kuyimukaho, kuzana ijambo rivuga ngo Imana ije kugukura kuri iyo ntebe iguteretse ku yindi ntebe. Ntebe y'igisuzuguro ihagurutseho, Imana ikwicaje ku ntebe y'icubahiro. Nari nje kubwira abantu ngo wowe ufite umuyaga wo kutagira akazi kandi ufite diplome uyicaranye, ndetse zibaye ebyiri urazicaranye. Zana ijambo rivuga ngo ikigeragezo ko cyo kutabona akazi nigituze, kubera kugiye kwakira akazi mu izina rya Yesu. Nari nje kukubwira ngo ikigeragezo cyo kutagira agaciro mu muryango, akira agaciro mu muryango kuko Imana ikagukunda. Nari nje kukubwira wa mubyeyi we, ukuguhora ukujarajara, nje kukubwira ngo tuza kuko urugo rubaye urwawe 100%. Nje kukubwira ngo umuyaga wo kudahuza leve do chine uri mwiza Yesu. Nari ndi kuvuga ngo aho umuyaga uri kunyeganyeza, nzanye itangazo rivuga ngo nimuhumure, nimutuze, kuko Imana ije mu ruhande rwanyu. Nimutuze, nimuhumure kandi nimukomere, kuko Imana ije kubarengera. Mwakira imbaraga z'Imana, mwakira ubutsinzi bw'Imana, mwakira ubutabazi bw'Imana, kubera ko Imana ije kubarengera mu izina rya Yesu. Nari ndi kubabwira ngo abandeze amatwi, umve ko Imana izanye ubutabazi. Imana izanye ubutabazi, Imana izanye ubutabazi, Imana izanye ubutabazi ku bagabo, Imana izanye ubutabazi ku babyeyi, Imana izanye ubutabazi ku bakobwa, Imana izanye ubutabazi. Yesu, reka nze mbabwire, aba bakobwa bicaye babuze ababita amazina, nzanye itangazo rivuga ngo hari abaje kubita amazina, atari amazina y'amashashaza, atari kwakunda guhamagara akakubwira utuzina. Imana izanye amazina amashasha ku buzima bwanyu, Imana izanye amazina amashasha ku buzima bwanyu. Bababyeyi, Imana izanye amazina amashasha. Abagabo, Imana izanye amazina amashasha. Tangazo riravuze ngo Imana ije kurengera abayo kandi ije kubatabara, ije kubatabara itanyuze ku miryango, ije guturisha imiyaga yo mu muryango, ije guturisha imiyaga yo mu ayiwe Yesu. Haleluya. Ayiwe Yesu. Umva, Imana ije guturisha imiyaga, Imana ije kubahagurutsa, Imana ije kubarengera, Imana ije gukora igisha. Imana ikoze igishasha, Imana ikoze igishasha muri uyu mwanya.
mwe muri kunyumva muri no kundeba mwihangane muntega amatwi mwumve ko Imana izanye igishasha ku buzima bwanyu wari urukumva ukomeye ntacyakunyeganyeza ariko Imana izanye igishasha ku buzima bwawe wowe urukumva ko hari ibiri kukunyeganyeza nawe Imana izanye ibishasha zanye ibishasha ku buzima bwawe ije kukurengera no kugutabara reka izina ry'Imana rihabwe icubahiro amen. narinje kubabwira ngo inkubu y'umuyaga nihagarare ubwato bwari buhirimye mu nyanja ariko Imana yo mu ijuru iravuze ngo hari cikoze iraturishije iravuze ngo hari byije kunyeganyeza hari byije kunyeganyeza hari byije kunyeganyeza ku buzima bwawe kugira ngo nawe uhagarare utuje izina ry'Imana rihabwe icubahiro igitondo kibi gitondo cy'umugisha jambo nari mfite ryo kubabwira niryo ngiryo muryakire mu izina rya Yesu amen. iyo tumaze gusoma ijambo ry'Imana turavuga ngo abantu bafashijwe n'ijambo ry'Imana baze guhaguruka aho babyumva ababyumva aho bicaye ndabizi ko no mu biro badukurikira ndabizi ko no mu ngo zanyu mudukurikira ndabizi aho muri hose mudukurikira ariko nari mbasabye ngo mwihangane gato muhaguruke maze muhereze Imana icubahiro niturangira dusenge Imana tubwire Imana ngo Mana kubera ko duhaye akanya reka natwe tuguhe umwanya duce bugufi mu mutima tugiye gusenga Mana y'amahoro Mana y'imbabazi nyinshi tugarutse imbere y'ubwiza bwawe turi kukubwira ngo urakoze kuduha ijambo ritwubaka utubwiye ko umuyaga ugiye gutuza utubwiye ko inyanja igiye gutuza utubwiye ko mu izina rya Yesu uje guhagarara iruhande rwacu bwiye abamama kuje kubarengera bwiye abapapa kuje kubarengera bwiye abakobwa kuje kubarengera bwiye twebwe twese kuje kudutabara uravuze ngo uduhinduriye amazina uravuze ngo uduhinduriye amazina twiringiye amazina ugiye guhindura ko ari amazina yo kudushimisha tuzi neza ko utajya udutegura ibyo kutubabaza ahubwo igihe cyose udutegura ibidushimisha izina ryawe rihabwa icubahiro kigitondo kibi gitondo cy'umugisha kuba twumvise kubanyumvise nukuri ndasenze cyane kugira ngo Imana ibahereze umugisha bakomereze amaboko barinde gucika intege no gutentebuka kandi yongere bubake bundi bushasha kandi yongere ibafateho bazirike kigufiya kuko kibaye kirekire mwacika mugatana ahubwo ibiyegereze cyane kandi kiriti kindi abafite ibibazo Yesu ababereye igisubizo abarwayi Imana ije kubakiza ababa Imana ije kubatabara mu izina rya Yesu Imana igeze muri gereza ikoze ibitangaza Imana igeze mu bitaro ikoze ibitangaza Imana igeze mu ngo ziri gusenyukira zubatse Imana igeze ku bakobwa bakeneye abatwarira babahaye Imana igeze ku babyeyi bakeneye kubyara Imana itanze urubyaro cyane Imana itanze urubyaro cyane ku babyeyi Imana itanze urubyaro yemwe bageni mumaze imyaka bamaze umwaka umwe bamaze imyaka ibiri Imana irambwiye ngo mwakire kubyara itanze urubyaro Imana nishimwe Imana nihabwe icubahiro Imana yacu ishimwe cyane Imana turakunezerewe cyane uko muri iki gitondo uratugasaniye cyane tanze imbaraga kuri twebwe nuhabwe icubahiro bana natwe tugire neza rero uyu munsi ukomeza kuturengana no kutugirira neza kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro turasenze ngo abazimu n'abadayimoni baceceke nyuka yo kwiheba nyuka yo gutinya nyuka y'ubwoba nyuka yo kwinangira nyuka yo kudaca bugufi Yesu yirukanye mu izina rya Yesu turasenze ngo uze kubana natwe kandi utugirire neza ko niko dusenze tubwize mu izina rya Yesu amen amen amen. Mama ndafashijwe urafashijwe nukuri urafashijwe wavuze ngo abantu bahaguruke Imana icyubahiro nahagurutse mu izina ry'abatari hano bazareba iki kiganiro base abantu bose bazanya wawe cyane rwose Imana guhereza umugisha ubwo wahagurutse Imana ishimwe kandi wamaze guhaguruka Imana ihagurukane n'ibidakwiriye kukwegera ihagurukane nabyo ibicishe kure yawe ahubwo n'umugisha wawe mu biganza byawe amen. Umuntu wo muganira ukumva mwahuje numvaga twakwigumanira ariko umwanzi w'ibihe ni amasaha ariko nzanagaruka hari umuganira ukabona yifunze cyane ko wire kuyivuga Imana nanjye ngo mbikunda kubi ubwo nzagaruka reka duhinira ahangaha sibyo nzagaruka n'ubusanzwe rero kubera ko ubwo wenda ari ubwa mbere mvugiye imbere ya kamera
ya Concorde. yego Ariko kuri Mutuyimana official hari abantu bamenyeye kunkurikira ni naho nakubonye bajya batera comment bagakanda ku kanyenyeri bagasharinga na subscribe bakayikora yego hanyuma bakambwira bati turagukunda turakwishimira bakanasuhuza yego urumva ko rero bo kuri channel ya Mutuyimana official baramenyereye. niyo mpamvu rero n'ubu ngiye kugusaba ngo uduhe nimero nabo kuri Concorde TV show nabo nimero bayibone ukeneye kuba mwasengana abe yaguhamagara hari icyo bitwaye yego cyane kuba naje urumva ubundi wajya bava mu inshuti gusiga indi kuba rero naragukunze nkubonye kuri Mutuyimana official nkafata urugendo nkaza kugusura nanjye abakunzi ba Concorde TV show byahise biba amahwi. Concorde TV show nabo barakora subscribe byose barakanda akanyenyeri byose barasharinga byose yego rero kanze mbahe nimero yanjye ariko banyemere ko ibyo babikora kandi kunkurikira bakarangiza ikibwirizo cyanjye yego bakanyumva wese kandi ikindi kigeretseho yego burya no kunyumva nabyo ni umugisha cyane kunyumva nabyo ni umugisha kuko uramamagara nkakubwira ngo kumamagara byonyine tugasengana ni umugisha yego amazina yanjye yo nayababwiye nimero ya telefone ni 078 yego 62 58 37 urasubiramo 078 62 58 37 iyo nimero iba kuri WhatsApp yego iyo nimero iba no muri Momo yego iyo nimero kuyihamagara ntacyo bitwaye kandi nta biro ngira isaha iyo ariyo yose ukamamagara ariko atansiyo kumamagara mu masaha y'akazi kuko ndi umupagasa yego hari umuntu mba nabwiye ngo ndajya kumuhingira ndajya kumuhagarira amasaka ndajya kumuterera ibirayi kugira ngo ampe bibiri byo guhembura yanzaririra nakubwiye ubwo rero kumpamagara byiza ni nimugoroba amasaha y'akazi arangiye yego nakoze cyane Imana wahereze umugisha tuzagaruka nakoze cyane sawa